Reyo hari amakuru nkesha umuhungu wacu Mickey Junior yaratangaje kuri ekipe ya Rayon Sport. Yego. Rero ko mujya yenda mu miripuko y'i Kigali muri za Sambaratika. Yavuze ko Rayon Sport hari abakinnyi bashya bandi bakomeye igiye kwerekana muri iyi minsi komera cy'icyumweru. Yego icyo nicyo cyane neje twabigarutseho aravuga ko umwataka wabo ukora like. Numva rero aravuga ko umwataka wa Rayon nibitinda ku cyumweru ubu ari gukina mu gihugu cya Kabia nibitinda zabageze hano ku cyumweru. Ngwakiyongeraho mediateur ugomba kuva mu gihugu cya Tunisia. Igomba kwerekana witwa Sheri niba ari Sheri. Oya ntabwo yavuze. Bose bagaragaje mu myitozo bakanamufoto urumva bari uriya witwa Sheri niba ari Sheri. Umuzamu ugomba guturuka muri Togo cyangwa Mali. Nuriya uhari. Nogere ngo hari abantu. Sugo nibikika revelation nibikika babana amafoto. Akaza ashobora kuba yarabuze termine. Karasanzwe cyane. Nikewe ahubwo ashobora kuba yaravuze za ndashaka gucokoza bareye. Ariko arakomeza. Ati mu cyumweru gitani bwo Reyo izatangaza mu buryo budasubirwaho opponent wa Rayon de Rusco tumuzi ko ari yanga ko duhita tuninjira mu miriro reka tubijyemo ibintu bya Mickey na kandi kuba kandi ariko azi twabivuga Vipers aravuga ko inategura umukino mbere ya Rayon Day na Vipers yo mu gihugu cya Uganda ubone kuri Rayon Day ahubwo kuri Rayon Day yanga se ko umuyobozi wayo yabyemeje yanga yipanze yanashaka bicare byo ku muryango byihorere iminota iryoshye 10 ya Rayon Sport. Bayobozi ba Rayon Sport tumaze igihe kinini cyane izi nkuru mubizi ko tuzibona ariko nka radio y'igihugu ntitwagombaga guca igikuba twagize igihe gihagije cyo gushyashyariza tugire cyo gusiga ahari turwana no kugira ngo mufate igihe muguri igihe namwe mukemura ibibazo ariko ibitari mu buryo bijye mu buryo irimo iragenda nta kintu kiri kujya ku murongo. Rayon Sport ikintu kidashimishije kitari cyiza umuntu atakwishimira kumva ni ibintu biri kugaragara muri Rayon Sport kuri iki abakinnyi b'abarundi n'abakinnyi b'abanyasenegal banze kuza mu myitozo kuko Rayon Sport sezishize ibarimo imishahara ibirara n'ibyamezi abiri. Abasore bitwa ba Yusudian, abasore bitwa ba Marinying, abasore bitwa ba Paplay bararahiye baravuze ngo ntituzagaruka ba Passion amafaranga yacu. Niyo mushaka ko tugaruka mu myitozo ni mutwishyura amafaranga y'imishahara y'amezi abiri mwadusubira n'abafitiye recruitment ariko yego bitararangira. Ibi bintu rero Rayon Sport yahise ibwira Skol ati ikibazo cyadukomeranye ntitwatangira imyitozo dufite match ebyiri na APR ya Super Coupe. APR yaducumutse yadukuramo umwuka kuko APR yatangiye imyitozo iruzuye na Sekiganda agomba kugera mu Rwanda. Nshuti yanjye Skol babwiye ngo abayobozi bacu bereye muri konji za leta shyiseho mwiza ni ibintu byo guhango tuba amafaranga mwitonde cyane manze mutegereze ubwo naho kuwa mbere bizafata byiburi cyumweru kuko amafaranga Skol iri buhereyo ntago ari ukubyuka ngo turasinyishije ngo ni muduhe. It will take just like a week kugira ngo birangire. Abakinnyi ba Rayon b'abarundi nibo president ngo yatangiye guhamagara benye ngati mumbabarire ndabinginze ndabasabye mwokagira Imana mumbabarire ndabasabye basi nimuze mu myitozo ibibazo tuzabikemure basi mwageze mu Rwanda. Icyo ni ikibazo cya mbere. Rayon mushaka amafaranga mwishyure bana n'abakinnyi baza batangira imyitozo mufite match na APR ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 iminsi yagiye twatangiye kwa 7 kazaga kwezi kumwe. Ikibazo cya kabiri kiri muri Rayon Sport ukutumvikana ko abayobozi ba Rayon Sport nta kintu kiri buze kubafasha habe namba ikipe yanyiraza kugira ibibazo bikomeye cyane. Umutoza wungirije murabizi ko adafite ibyangombwa niba afahami ya Rotfier abasabye ko umutoza wungirije mumuzana adafite ibyangombwa byuzuye mubizi ko kafi byexija ni mu mwandikisha yego mukavuga wenda ngo yaje mu kwa kabiri ibyo birashoboka kuko harimo amatsinda harawo Prosper Sunika harawo president icyoje president wa Rayon ngo bazanye umutoza wungirije niyo mpamvu ukoresha imyitozo ariko bakaba bataramutangaza yibereye muri Tanzania yagiye kunegosia ibintu bya Yanga. Imagine ko yarazi ko azafata umwe mu banyarwanda barimo barwaka barimo naba basostena bati tuzareba mu umwe wakorana Afahamia urimo nabyumva. Afahamia avugana na Prosper aramuga ngo wowe urashaka nde ngo nyefite umutoza wanye nshaka aramuga ngo muzane bamuzana adafite ibyangombwa bimwemerera gutoza imikino nyafurika. President avuye muri Tanzania musanga hano umujunyura amwica n'uwo yatangiye gukoresha imyitozo ariko ntibaramutangaza. Rayon Sport nta kintu kibura kiyoborwa nongera kubigarura kuri Muvunyi nk'umusaza mukuru. Muvunyi
nk'umuntu ukuriye bodi Muvunyi nk'umuntu utinyitse mu bantu bose Muvunyi niba bavuga ngo zitukwamo nkuru Muvunyi niwe bireba niba Tadeyo ubona abandi ba vice president bari kumuganza Tantongo Patrick Rukundo yazanye umuzamu uyu w'umunyamara urimo Tantongo Gacinya arashaka uyu Tantongo Prosper arashaka uyu Tantongo Kanyabugabo Bubuni arashaka uyu Tantongo Bubuni arashaka uyu umukobwa yitwa Dejo wundi yaravuze ati Bubuni wavuye muri iri barabisesengo yararakara ati Bubuni wavuye muri iri none bizagenda gute kugira ngo aba bantu bashyire hamwe ko mwaje muvuga yuko mushaka gukemura ikibazo mwumva mwese mwagira ijambo ringana nimukemura ikibazo cy'imiyoborere icyo nyivuye yose nshaka kubyinjiramo mu mizi nzabyinjiramo nimbona bikomeje gufata indi ntera ibyo byari icyo bita just kubabwira ko ibyo bintu bizwe ubwo detail tuzabijyamo abantu babibona abantu bose detail tuzabijyamo abantu bajya dushinga ngo mukora ibiganiro by'amatiku ubu ngiye mu matiku nyuze hejuru sinkubisamo cya gitorosho bita ngo ni murekure sindashamo murekure nenyujemo akabuji nihitira ariko izo details zirahari twikomereza Rayon Sport igomba gusinyisha umuzamu w'umunyambari uyu munsi ashobora gutangazwa cyangwa ejo urebye uyu munsi Kuyate na Mohamed Sheri n'uyu munsi barerekana cyane hanyuma Rayon Sport buriya turimo turavuga ngo irazana ngo rutahizamu ariko Rayon Sport hari ikibazo ifite gikomeye muri recruitment iri gukora ikintu ari nacyo navuze ko uyu munsi nashaka ko tugana y'iminota mike isigaye kutagira icyo bita proper plan kuda planning ikintu mu gitekerezo Lorenzo cyane yagahinda kenshi ndavuga nti Rayon Sport mufite desordre ibintu mwavuze ngo muzagabanya payroll ibintu mwavuze ngo muzakemura ibibazo nta nibyo muzashobora Rayon Sport muri mediane ku 8 n'icumi umva abakinnyi afite ifite Papley ifite Fisto ifite uyu nguyu twari tuvuze bagiye kugura niba ari Sheri niba ari Sheri ifite uwo bita iki gipeti kino kigufi cya Adama Bagayogo ifite Richard w'umurundi ukina ku 8 akumva iguze uyu murundi baguze mushya witwa Magruari barimo nabibona ifite undi mupeti wakina hundi ninde imyanya ibiri bamaze kwa batandatu ni nka barindwi ifite n'umukinnyi uri gushaka Abedi nubwo ataraza irashaka undi mukinnyi uzazana kuri uwo mwanya naho Zembara mu gitondo n'umuntu wo muri Rayon twabaza abakinnyi bagera ku 8 bakina ku myanya ibiri muri mediane uzikiri guta akibagiwe na Catholic Toga nako ngana na Kitoga Rayon ifite abakinnyi barindwi ubu ngubu igashaka na Abedi wa 8 ku myanya ibiri 8 n'icumi ku myanya ibiri bivuga ngo Lorenzo buri mwanya ufiteho abantu byibura 4 niba nibongera Abedi kibaza ikibazo kimwe uza kukavuye kose hano kava ni kuri umuntu agera hariya kuri tapi ngo mbonye Tony Kitoga ngo nazima ni kuri umuntu agenda ngo hari umukinnyi ngo narangiwe na Arno ngo y'Uburundi ngo Magruari ngo miliyoni 10 ngo nazima ni kuri umuntu yicara ngo yango ntago ngo ngiye nakwemera yuko ngo uyu mwana agenda ngo ni mumugumane nawe ngo bahagumye ikipe ya Rayon Sport ifite akavuye muri recruitment gashobora kuzatuma amafaranga ashirira mu myanya itari na ngombwa nk'ubu barashaka Abedi bakavuga ko batamona amafaranga nyamara uno mwana natwara miliyoni 10 Kitoga uyu murundi Magruari agatwara 10 iyo bongeraho 20 zari bugura Abedi bananiwe kugura muri muzima barimo bariruka ku bakinnyi batanazi batanabonye akavuyo ko kuba buri muntu wese muri yumva ko yagura umukinnyi musigeho ntabwo ikipe gurirwa n'abantu 100 aperi yizi somo yaguze abakinnyi 17 b'abanyamahanga mu myaka 2 ishize ariko kubera guspendinga nabi yabyize uyu mwaka ntiri kugura abakinnyi b'abanyamahanga itazi Rayon mucire birarura muri gukora amakosa ntimuzakemura ibibazo ikintu cyo mvarore no kuvuga ngo hari sharazana umukino no kuvuga ngo president azana umukino vice president azana umukino umunyamakuru azana umukino uri mu bikire kuki batubaha urumva komisiyo nakwita recruitment yashizweho kwihari bivuze ngo nabayishyizeho ni ubahana komisiyo ya recruitment irahari abayishyizeho ni ubahana president ati se nkora ikintu narakaza Prosper uwo ni Tadeyo ati uyu muntu Muvunyi gira ikintu umubwirira gusa amakuru namenye nuko Muvunyi na Prosper bunzu bumwe byibura bahuje muri se bapfaga iki ntacyo bapfaga kuko harimo impande Muvunyi yarafite uruhande yarariho ariko byibura bagiye ku ruhande n'abandi mwaganiye mugahuza ko mwahise gucaragagurana umuragira ngo twongere dusubire mu wundi mwaka aho batangira kwanga abantu nibegura kese za hafi ibibazo bya Rayon nk'ubu ejo bundi Seromogongera amasezerano urumva
hari abantu bavuze bati uyu mukinnyi twebwe ntitumwemera ngo arashaje ndetse ngo na koca arimo aravuga ati muramusinyishije ariko ntitumushaka ubwo muzanamukinisha ariko ikibaza nk'ikibazo kimwe uri kumva icyo kintu none se abakapitani banyu bose bagiye Ombolenga yagiye Aimable mufitanye ibibazo uriya wundi Keve yagiye niwe mukinnyi byibura mukuru mwari mufite n'abaye kapitani wagira captains nase muragira ikipe itagira kiyoborwa ibyo ni ibintu by'injyaro biba biri mu banyamakuru babasunika abakinnyi babo ngende yibabwiye ntazina nzavuga ariko reyo mu bantu twishe na media turimo reyo mwayihaye amahoro kwa mugani wayita mvuge ariko intege nke zariyo ntabwo ziri mu bantu bo ku ruhande bayisenya nk'abanyamakuru n'ibindi ziri mu bayobozi nibo babahurwa reyo ikwiye kuba ifite abayobozi bari serious bunze ubumwe ku rwego rw'uko bashobora kujonjora ibyinjira muri reyo bivuye hanze ibyiza byo kwinjiza n'ibitari byiza byo gukumira ekipe yo gufatira ibyemezo mu kabari yo gufatira ibyemezo ngaho ku icupa ngaho hehe abantu bose bazengurutse abayobozi buri wese afite ntabwo nyine ntabwo ushobora kuyobora ekipe y'umupira w'amaguru gutyo uretse na reyo n'ikipe y'akarere wayobora gutyo cyangwa bishoboka so rero administration ibintu bitaragenda neza neza ubwo hamaze kuba inama zingahe ngo za mitigation ngo zo kunga ubumwe ubu muvunyi na Tadeyo ni abantu bo guhora ngo noneho ngo bumvikanye noneho ngo bahuje baradikanyije bareke gutera bareyo ibinya twadakora ibintu bimwe muri ibibazo muri abantu b'abagabo ndavuga amazina 5 y'ingenzi muvunyi abagabo bashwe kuriya ngo biyunze muri se bapfinya Prosper kose bakunda reyo biyunze bapfinya Wagacondo yego mvuza amazina 5 yego ayo mazina 5 ndasubiramo muvunyi Tadeyo Gacinya Prosper Wagacondo muri abantu b'abagabo mu kimuri kibazo cyari dushaka kuzaza hano tuvuga ngo ikipe yarabananiye abafana babaririmbire bareba kumura Jean Fidel na Sadat ko byatangiye muri ibibazo byaje bareba batangiye kumura Jean Fidel na Sadat rero ikintu gihari abareyo ni mudakemura ibyo bibazo nko kuri gano bivuze nayo mazina garutse abahonda mbere yo kaperi bahonda mbere yo kaperi bahonda ni mudakemura ibyo bibazo mubyikemuriye mwebwe hagati yanyu hari izindi nzego zabafasha kubikemura izindi nzego zabakemura nkuko zanabikemuye mbere ebyiri zonyine niyo mugabo Claude ikipe ya Azamu yandikiye APR iyisaba ko bayiho uwo mukinnyi ndetse banabwira Claude bati wowe uvugane na APR amafaranga twagutanga kuri sezimwe isigaye ariko ibintu navuganye na Hashim Ibwe yambwiye ko igihe umugabo witwa Ibenge yaje yababwiye ko na interest afite z'abakinnyi mu Rwanda afite abandi bakinnyi azaza sinzi bira probably abakinnyi ba APR bazayigumamo ariko Claude bari gusohoka ajya muri Azam kubera ko Ibenge yaje bishobora kudakomeza umukinnyi witwa Rutonesha Hezbon ndetse na Bigirimana Bedi abo bakinnyi babiri muzi umutoza wabaye muri witwa Zerfani asigatoza muri Iraq yabarwana na Saddam Hussein uriya mugabo kabisa w'umwara ukomeye cyane hariya yayoboraga muri Iraq hariya uko bimeze ni ukuvuga ngo hari kipe Zerfanatoza yo iyo kipe asanze hari umu agent wabarangiye Abedi baramukunda ariko Zerfana itabwira ati hari umukinnyi nzo mu Rwanda ukomeye cyane witwa Rutonesha Hezbon mwamuzana ni umwana w'umuhanga Rutonesha ni ndofre yari abanya Kazakhstan atenda kubona ibyangombwa ashobora kuba Rutonesha ari ikintu bamubona amatwe tutajya tubona reyo umukinnyi washakaga kuri 6 witwa Rutonesha impamvu atari kubasinyira afite izindi offer ari kureba ko yabona ibyangombwa kugera muri Iraq zo mu birombe muri Iraq muri Iraq kwa Saddam Hussein rero mu buryo bwo gusoza tugenda reka mbabwire nti Rayon Sport ibyayo nanze kubijyamo cyane nyuze hejuru kuko sinshaka kujya muri detail niba ngombwa uzayenze byumvisha ruvuga tugenda amasegonda 2 match ya Super Coupe mu kanya katarambiranye dushaka kuza kubona itangazo match biro biravuga ko yagiye ku itariki 9 z'ukwa munani APR na Rayon Super Coupe yagiye tariki 9 z'ukwa munani ivuye kuri ebyiri hanyuma ku kintu cya Rayon Day ijambo rimwe bategereje ko ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7 nibwo Herse yababwiye ko azabasubiza niba bizakunda ko bakina kuri Rayon Day cyangwa niba bazakina indi match ya gishuti nyuma ya Rayon Day niyo mpamvu Rayon ifite option ebyiri itamande mahitamo abiri ifite ikipe muri Zambia ikagera n'ikipe ya Vipers wavuze yo muri Uganda baravuga ati nibidakunda dushaka gushaka ikipe muri Zambia cyangwa tugashaka Vipers y'Uganda tugakina kuri Rayon Day imbere ko dukina Super Coupe noneho tukazabona gukina na Yanga nyuma